uyu munsi ni ku cyumweru itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2026. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Zaburi 122 umurongo wa 7. Iri ni ijambo ry'umugisha umwami yanegetse kubahesherezamo umugisha ngo amahoro abe imbere y'inkike zanyu, kugubwa neza kube mu nyumba zawe. Amahoro abe imbere y'inkike zawe, cyangwa se aho utuye, aho ubaye, aho ugendera, aho utinda, simbizi ahariho, ariko urahazi. Amahoro Imana yari yategetse kugira ngo akugenderere, kandi akugenderere ku bwinshi. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi kugubwa neza kube mu nzu yawe. Kugubwa neza ni kube mu migambi yawe, ni kube mu muryango wawe. Kandi abwira iyi migisha ibiri turayikeneye. Dukeneye umugisha witwa amahoro. Kabiri, dukeneye umugisha witwa kugubwa neza. Wari ubizi ko abantu benshi bagendana kugubwa nabi? Kugubwa nabi ni igikorwa gihagarika abantu. Inzego z'umutekano zirirwa zisakisha abakoze ibyaha kugira ngo zibahane, kuko hari abantu bagiye kugubwa nabi. Ibihugu byirirwa bigura intwaro ziremereye kugira ngo zirwanye kugubwa nabi. Abantu bize amashuri menshi kuruta abandi, abaganga, bazinduka mu gitondo bajya gushaka icyo bafasha abantu baguwe nabi. Kugubwa nabi ni icyorezo kibi, kiragatsindwa. Uyu munsi ijuru ryakivumye. Kugubwa nabi byimuke, bigende bibe kure yawe. Kabiri, isi ikeneye umugisha witwa amahoro. Kimwe mu mpano zikomeye Imana ihereza abakunzi bayo ni amahoro. Kimwe mu mpano zikomeye Satani ihereza abakunzi biwe ni agahinda, ni ukugubwa nabi, ni ukutanyurwa, ni ukugira umutima uhagaze, ni ukubaho ubuzima bupfuye. Ariko Yesu yaravuze ngo naje kugira ngo intama zanjye zibone ubugingo ndetse bwinshi. Iyo tuvuga ubugingo, twumva ubugingo bwo mu mwuka gusa, ariko ntitwumva mu buryo bw'ubuzima. N'ubuzima, ubuzima bwiza, ubuzima burimo kunesha, ubuzima burimo imbaraga z'Imana. Hari ijambo Abakolosayi banditse ibice 3, Pawulo umurongo wa 15 aravuga ngo mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu. Ibindi bintu byahagarika amahoro mu buzima bwawe byose nibireke gutwarira mu mutima wawe. Iyo umuntu abuze amahoro ararwara. Iyo umuntu abuze amahoro aratsindwa. Iyo umuntu abuze amahoro agubwa nabi. Iyo umuntu abuze amahoro akora ibintu nabi. Amahoro ya Kristo natwarire mu mutima wawe. Wowe ukurikiye message y'umunsi, umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana yampaye aya magambo irambwira ngo wature abantu no mugisha muri uku kwezi kwa gatanu binjiye. Ukwezi kwa gatanu kuzaba ukwezi uzagendera mu mahoro. Ngo amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu. Ngo ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe. Ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe, kandi mugire imitima ishimwe. Amen. Umutima wawe nugubwe neza kugera ku kigero uza gushimira Imana. Abantu benshi babaye ubuzima budashirima, batanyurwa, bihebye, bahangayitse, bashavuye, biganyira. Ariko wakire kwishima muri iki gihe. Biravuga ngo nimwishime iteka. Wakire umwuka wo kwishima, wakire ubuntu bwo kwishima. Atari uko ibyakubabaza bidahari, atari uko ibyaguca intege bidahari, ariko wowe hakira umwuka wo kwishima. Kira imbaraga zo kunezera, kira imbaraga z'ibitwenge, kira imbaraga z'amahoro kuri iki cyumweru. Icyumweru ugiye gutangira cya mbere cy'ukwezi kwa gatanu. Izi mpano ebyiri Imana yaraziduhaye. Zihaye abantu bose bakurikira message y'umunsi. Imana itanze kugubwa neza, kandi itanze amahoro. Icyo biza kubyara ni iki? Hano babitubwira, birabyara ibyishimo. Ibyishimo, uzi ko umuntu atwara imodoka ihenze kuruta abandi mu muhanda, ariko ari nako atwaye agahinda gahenze kuruta k'abandi mu muhanda. Noneho ukabona umuntu uri kugendera n'imodoka inashaje, igenda ifite n'amapiyesi, ariko akabona we
ayifitiyemo umunezero mwinshi, cyangwa se ari kwigendera n'ibirenge byiwe, cyangwa se ari n'akamoto ari gukorosinga hagati y'amamodoka, ukajya abona umuntu aranezerewe, aratuje, aguwe neza, nta kimwirukankamo. Imbaraga z'amahoro, amahoro, umunezero ntabwo ari ikintu gitangwa n'ibintu umuntu atunze. Ushobora gutunga ibintu bya mirenge ariko ntibigire nk'amahoro. Niba uri muri twebwe ukurikira mesaje y'umunsi, uyu munsi turabaha poromosiyo, ukaba umaze igihe uca mu bihe nta mahoro ufite, twandikire tugusengere. Uwiteka umwami Imana aribwira kukuzuza amahoro, aribwira kukuzuza umunezero, arakuraho intambara zawe zose zaguhagarikaga. Ariko hari ikintu kimwe kigiye gituma ibintu bikoreka mu buzima bw'abana b'Imana. Muzi impamvu ibintu tubaturaho rimwe na rimwe bitaba, kandi Imana yabitubwira ngo tuvuge ku buzima bwanyu. Ni iki cyane twingiye gusoma hano cya nyuma turi busorezeho. Numara gusanga iki kintu ukibayemo, ibintu Imana izajya ivuga uzajya ubyakira kandi ubirimo. Hari abantu Imana ibwira ibintu ukagira ngo hari igihe Imana agennye byo kubibabwira n'igihe bazabibamo. Oya, iyo Uwiteka avuze ngo uhaye amahoro, ugomba guhita wumva amahoro ako kanya arimo yinjira mu buzima bwawe. Kuko Imana itanga ubuzima, itanga ibintu bituma umuntu abaho. Niyo mpamvu ntabwo Imana igihe cyose itanga amasezerano, ahubwo itanga ubuzima mu isezerano ngo bwakire utangire ububemo, utangire ubunezererwe. Abatesalonike hano n'ubundi, Abakolosayi 3:16 baravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose, mwigishanye muhugurane muri zaburi n'ibindirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora, mujye mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu. Amen. Ijambo rya Kristo, Imana impa gutangira iki gikorwa cyo gutanga mesaje y'umunsi buri munsi, yarambwiye ngo abantu bakeneye kurya buri munsi ibyo kurya bivuye mu bwiza bwanjye. Nk'uko indi ikenera ibyo kurya byo mu nkono, umuntu akaba yaburara kubera wenda se arwaye cyangwa yabibuze, cyangwa se aguwe nabi cya kintu twaze dusenya cyo kugwa nabi. Hakundi umuntu muzima aba agomba kurya mu gitondo, akagira icyo afata, akaba yagira icyo afata wenda se ku munwa. Sinirengagije ko abari kuri regime babyirengagije kugira ngo ariko bafata tayi bashaka kugira, ariko umuntu muzima akwiye kuba ubuzima arya nyine afungura. Imana irambwira ngo muri iryo jambo ry'umunsi nzakirizamwo abantu, nzahemuriramwo abantu, nzakomerezamwo abantu, nziyerekeramwo abantu, nzabohoreramwo abantu, nzahinduramo ubuzima bw'abantu. Ibyo barotaga bibi, byabarwanyaga, byabaremereraga, byabasubizaga inyuma. Rero wowe wamaze kumenya ko ino mesaje iriho ukaba uyumva, uri umunyamahirwe. Hari ibindi bihumbi byinshi cyane bitarayimenya, ariko maze kubona ubuhamya bw'abantu benshi bageze muri iki kibaya cyitwa Beraka cy'umugisha w'ino mesaje, ubuzima bwabo bakiriramo imbaraga z'Imana nshya, kandi ubuzima bwabo bwarahindutse. Ijambo rya Kristo rero ngo iyo rigwiriye muri twe hari icyo rikora. Kimwe mu bintu bikora, rirakoropa, rirakirininga, rikuramo ibintu byose byinjiye mu buzima bwacu. Ntabwo twabagaburira ibindi bitari ijambo ry'Imana. Sinirengagije ko hari ibintu byinshi imbuga nkoranyambaga zifidinga abantu, aba content creator bakora ibintu byinshi bitandukanye bifasha abantu kuba busy ku ma social medias. Ariko ntabwo, we are not making people busy on social medias. No, we are making people what God has been preparing them to be, what God has created them to be. Niyo cyo dushaka ko abantu babikina Imana yabaremeye kuba cyo. Imana ishimwe. Hallelujah. Uragomba gufitinga mu mugisha wawe, uragomba gufitinga mu cyubahiro cyawe, uragomba gufitinga mu butware bwawe. Hari iyerekwa Imana iherutse kunyereka, mbona umuntu ajya kwambara urukweto kandi ukabona ari kugenda ahantu habi pe, ashobora kugira ingaruka nyinshi ku kirenge cyiwe. Ariko nkabona afite inkweto agendana ku bitugu ebyiri yarakwiye kuba yambaye, agakuramo akambara, yashyiramo akabona ni nk'uko wafata agahinja kavutse uwo munsi, ugafata akarenge kako ukagashyira mu muntu wambara nimero 45 y'urukweto. Urumva, uretse no kuba yakambara ngo byitwe ko urukweto rwagiye, n'urukweto ntirwamenya ko icyo kintu cyagiye mu urwo rukweto. Niko nabonaga imigisha y'abantu n'ubuzima abantu babayeho. Nk'uko yarambwira ngo abantu ntabwo begeze barya ijambo ryanjye bihagije ngo bakure bagere ku rwego bafitinga icyo nabaremeye kuba cyo.
none bahora bashakisha icyabakiza hanze y'ijambo ryanjye. Ndabwirwa ngo bakeneye kongera kumva ijambo ryanjye kuruta ibindi bintu bumva. Niyo mpamvu uretse nanjye hari n'abandi bantu muzagenda mubona Imana izagenda ihagurutsa hirya no hino mujye mubakurikira, bagende batanga mesaje y'Imana, ijambo ry'Imana buri gitondo kugira ngo ntibaribyukire mbere y'uko bafesinga iby'isi yateguye, babanze barebe icyo ijuru ryateguye. Mbere y'uko wumva amakuru abadayimoni bashyize ku mateleviziyo akomeye, ku macano akomeye cyane, babanze wumva amakuru ijuru ryashyize ku mapuratifomu. Ibyo rero bimenywa n'abanyabwenge, ntabwo byamenywa n'umuntu wese. Ibyo biheshwa agaciro n'umuntu uzi iby'agaciro n'ibitari iby'agaciro, niwe ubimenya. Nta kintu kiryoshye nko kubyukira ku ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana rikadelayitinga ibirenge byawe, rikamurikira intambwe zawe, biraryoha cyane. Mfite umushiki wanjye witwa Liliya uzambwira ngo iyo numvishije mesaje, iyo nabyutse nijoro ngasenga, nkagira ibihe byo gusabana n'Umwana, ngira umunsi mwiza cyane. Mesaje rero ntabwo tuyumva gusa ngo birangiriraho. Iyo twayumvishije hari ubuzima idushyiramo, hari ubudahangarwa iduterekamo, ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose. Ubwenge bwose se ni bungahe? Ntabwo ubwenge bwose ari amashuri wize cyangwa se bya bintu uzi. Ubwenge bwose, hari ubwenge Imana yabitse mu ijambo ryayo gusa, utakura mu bantu, utakigishwa n'abantu, utatozwa n'abantu. Ariko demo wowe urya ijambo ry'Imana, wumva ijambo ry'Imana, ubwo bwenge bw'Imana bugenda bukura, bugenda buzamuka, bugenda bugorowinga, ugasanga umuntu yavuye ku rugero rwo hasi agera ku kigero cyo hejuru. Ijambo rya Kristo nirigwire mu buzima bwawe, niritwarire mu mutima wawe, nirihinyuze ibindi bintu byose byice mu buzima bwawe, rihe intebe Umwami Yesu akuyobora, agutware mu kirere cy'umugisha. Ndagusabiye muri iki gitondo, ijambo rya Kristo nirigwire mu buzima bwawe. Nirigwira muri wowe, uraza kwambara ya nkweto Umwuka yanyeretse, ya nkweto abantu bagendana ku bitugu ariko batayambara. Uza ariko kuba ufite ikintu kigukiza ariko utazi kugikoresha, cyangwa se bitakunda kugikoresha kuko ntuzi uburyo gikoreshwa. Imana iriho iragura abantu mu mwuka, iriho iragura abamama, abakobwa, abasore, kandi aba bantu ni imyambi Imana izakoresha irasakure. Ni abantu Imana izakoresha irindi ubuzima bw'imiryango yabo, ubuzima bw'ibihugu byabo, by'uturere batuyemo. Abo bantu isi ishobora kutabarekoneza, uyu mwanya ikanabatisha agaciro, uyu mwanya isi ikanabatuka ikabitanu b'imburamumaro, ariko ijuru abizi ko niho habitse ubutunzi bwayo. Imana ishimwe. Ibwami bari bazi yuko abantu bakuraho Goliyati ari bari barize urugamba, bari barize kurwana, bazi kurashisha imbunda zigezweho, bazi tekinoloji yari igezweho icyo gihe. Yewe nibyo bari bazi, ariko ntibari bazi ko Dawidi wahinyuwe mu ishyamba, utazi kurasa, warashisha imbunda, utari umuhanga mu bya politike. Ntibari bazi ko Dawidi ari uzakura igisuzuguro kuri Isiraheli. Abantu Imana izakoresha gukura abandi igisuzuguriro, isi igikunda kubagaragaza nk'abadashobotse, nk'abadashoboye, kandi nk'abatamenyekana. Niho Paul yavuze ngo baba bagaragara nk'abatazwi ariko ntibirangire, bagaragara nk'abadatunze ariko batungisha benshi. Ubwo rero ni ubwenge bwo kumenya Imana n'abantu igenderamo n'abantu ikoreramo. Turashimira mwebwe bantu mugifite umutima wo gukunda ijambo ry'Imana n'abakozi b'Imana. Ikintu reka nyivuge nubwo abantu benshi batagikunda, genda bigushimiye nk'umukozi w'Imana, uri uw'agaciro cyane. Abantu benshi bakunda ibyo Imana ikora, ariko ntibakunda Imana ibikora. Kabiri, ntibakunda n'abo Imana ibikoreramo. Wowe ntuzigire utakaza uwo mutima. Nta kintu cyiza ko kubasha guha agaciro iby'ubwami bw'Imana n'abantu b'ubwami bw'Imana. Naho abantu babibo n'abakora nabi, kuva kera isi yabaho kugeza na kera twaravuye muri iyi si, bazakomeza kubaho. Ariko nivuze ko n'ubuso uzaba babi, Imana iracyafite abantu muri abo ngabo urimo ntagendera. Rero reka dusenge, dushimire Imana. Twatangiranye ijambo rivuga ngo Uwiteka Imana atanze amahoro no kugubwa neza, biza kurema ishimwe, birarema ibyishimo mu mutima wawe. Iki cyumweru uzagendera mu rugo rutsinze. Ndagushimira wowe udahwema gusangiza abantu mesaje uyu munsi. Ntabwo bikora ku bwanjye, ko njyewe nta kintu byungukamo kindi kiretse kuba ubutumwa bwagera ku bantu bukwiriye. Ubikora ku bw'ubwami bw'Imana, kandi ubwami ukorera burahemba, burazirikana. Ariko nanjye kuko mbizi ko hari ababikora bamwe nzi nabo nazi, sinabura kubashimira kuko mukora ikintu cyananiye abantu benshi, kandi gikora ku bugingo bw'imbere
kigakora no ku buzima bw'inyuma. So umurimo mukora mufatanya n'Imana gutambutsa ijambo ryiza ryakomeza abantu mu cyimbo cyo guceceka, kandi hari icyo wakora kugira ngo abantu bahure n'Imana mu bushobozi bwa smartphone ufite, bw'ibintu ufite Imana yaguhaye. Uri uw'agaciro mu Bwami. Nugera ahantu abandi bafashwe umugwate, Imana izakwimana kuko uri uw'agaciro. Niba ufata ijambo ry'Imana ukajya kuri YouTube ukareba message y'umunsi ukayisangiza abantu, uri uw'agaciro. Nugera ahantu ibihe byafatiriye abantu, wowe uzaca mu nzara zabyo. Nugera ahantu abantu babaye stuck batabasha kugenda, uzaharenga ukomeze imbere. Ufatanya natwe umurimo ukomeye, umurimo benshi batifuza no kumenya kubaho, batifuza kunabaho, ariko wowe uri umwe mu ntwari ijuru rifite. Ndagushimira wa mugabo we. Hari nabo nzajya mvuga amazina mbanzi, ariko reka ne kugira umvuga wa mubyeyi, wa musore, mukobwa, uri uw'agaciro mu Bwami bw'Imana. Amasengesho yacu abura kuri mwebwe, abifuriza gukomera no kugubwa neza, no kuzabona igihe kimwe muhagaze mushima Umwami. Tuwiteka tugiriye neza. Mana ndagushimiye, ndaguhimbaje. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Duhaye icyumweru cyiza, waduhaye ubuzima bwiza, urangije uratubwira ngo uduhaye kugubwa neza, uduhaye amahoro, uduhaye ibyishimo. Uratubwira ngo kandi twujuje ijambo ryawe rifite ubwenge bwose no kumenya, ngo ariko niyo ridutera guhugurana. Ndagushimiye ko watanze impuguro muri message y'uyu munsi, ndetse utanga nk'imbaraga, utanga nk'ubuzima buhindutse kandi bwuzuye rwose, kugira ngo ubere abandi bantu benshi umugisha. Natuye amahoro yawe kubera bawe, kubakumenye n'abatarakumenye bose bahure nawe. Mucyo uvira isi yose, ababazo zawe zimurikire bari mu mwijima, bwiza bwawe twikuruye uyu munsi n'iteka ryose.